Bibiri tubwira ko amagambo yacu afite imbaraga zo kuba yababaza umuntu cyangwa se akamuhesha umugisha, ukaba wavuma umuntu, cyangwa se ibyo ukoze byose ubikoresha amagambo cyangwa se ururimi rwawe ruba bifite imbaraga zikomeye cyane. Ibi ngibi niyo mpamvu ngomba kubyitaho, nk'uko igitabo cy'imigani kirabitubwira inshuro nyinshi mu bice 18 umurongo 21 ko ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa narwo. Mu Cyongereza ho batubwira ko abarukunda bazarya imbuto zarwo. Bivuze ngo rero impamvu abantu benshi batajya babimenya, amagambo menshi uvuga ashoboye kuba yakangiza ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bw'abantu bari iruhande rwawe. Yaba ari amagambo meza cyangwa se ari amagambo mabi cyangwa se ari bya binyoma ukomeza gusubiramo inshuro nyinshi, uzatangira kubyizera. Niyo mpamvu rero itondera amagambo uvuga kabone n'ubwo yaba atariyo, kubera ko ayo ngayo ntabwo ajyanye no gushaka kw'Imana cyangwa se n'ijambo ry'Imana. Ibintu tugiye kureba muri video rero niyo ngiye kukwereka interuro 10 ukeneye guhagarika gukoresha, cyangwa se uzakomeza uhereze ufungura imiryango yawe ifungura umwana Satani kugira ngo imivumo irusheho kwisuka mu buzima bwawe, kuko ukomeje gukoresha amagambo nk'aya. Ariko mbere yuko dutangira, reka ubanze ukore subscribe, like, kugira ngo buri munsi uko azajya akiraho video YouTube izajya igufasha kugira ngo ubashe kubona video nk'izi ngizi zigufasha kuba wakomeza kugendana urugendo rwawe n'Imana, kandi wamaze gukanda kuri subscribe. Ndetse biba byiza niyo ushyize igitekerezo, kubera ko hari abareba iyi video yacu bakabonamo ibitekerezo nabyo bikabasha kuba byabafasha. Ujye wirinda amagambo uvuga, hari igihe akomeretsa abantu cyangwa se akabaha umugisha. Ni ingenzi rero rimwe na rimwe kugira ngo ubashe kumenya ibi ngibi. Ubutaha ntuzace ku video. Rero ikintu cya mbere natinze, ntuzongere kuvuga ngo nta gaciro mfite, nta muntu unyitayeho. Iryo ni ijambo rya mbere ufite kuba wahagarika. Ese uzi inshuro zingahe abantu benshi bakunda gukoresha amagambo? Uzabona inshuro nyinshi mu buzima bwacu twebwe dukunda gukoresha iri jambo, ariko mu by'ukuri ntabwo buri munsi ari ukubera ko dukunda kurikoresha. Wenda urugero mu gihe tutabashe kuba twakitabwaho n'abantu, mu gihe abantu batari gusa nk'aho baduhereza agaciro twe twumvaga ko dukwiriye. Rimwe na rimwe tukifuza neza ko twitabwa ariko ntitwitabweho. Ibi bigatuma ndetse tubasha gutakaza yuko Imana cyangwa se twebwe nta muntu twitaho cyangwa se ntacyo tumaze, nta gaciro dufite. Ariko mu by'ukuri ibi si byo. Kuba nta muntu twitayeho muri ako kanya ntabwo bivuze ko isi yose itakwitayeho. Kandi ikindi, hari n'abantu uzasanga mu by'ukuri umva bamaze kwinenga, bamaze kwitakariza icyizere kubera ko bumva nta bufasha bundi bari guhabwa ako kanya. Ariko kabone n'ubwo ibyo bintu byose bimeze gutyo, kabone n'ubwo isi yose wabona nta n'undi muntu uwo ari wese ukwitayeho, icyo kintu cyose muvandimwe kuri we icyo cyaba ari ikinyoma, kuko ibyo bivuguruza inyigisho y'ijambo ry'Imana. Niba hari umuntu w'agaciro uhari, ni wowe. Banza urebe ibyanditse muri Zaburi ya 39, turasoma umurongo waho wa mbere, ndetse ubanza ubyumve neza ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Uwiteka warandondoye urandema, warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire, uzi inzira zanjye zose. 13 arakubwira ati, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, waneranije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba, butangaza imirimo wakoze n'ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Ibi rero kimara kubyumva, wumvishe ko Imana ikwitayeho, yarakuremye, irakuzi, kandi yakuremye izi n'ibyo wibwiriza inzira zawe zose. Ibi bivuze ngo ntabwo ari cyo gihe kugira ngo utangire wihebe, kubera ko uremwa buryo Imana ari gufite umugambi. Ikirenze ibyo, kubera urukundo Imana igukunda yatanze n'umwana wayo. Rero bavandimwe, Imana irakuzi izi ntege nkeya zawe. Niyo mpamvu rero we ntukajya ugabanya agaciro kawe imbere y'Imana, kuko Imana iri kwitayeho. Kubera ko ibyo utari kubona ku kanya ukeneye kano kanya, cyangwa se ibyo bintu ubona wowe wita ubwiza n'isi yavuze ubwiza, ugatangira kwitesha agaciro cyangwa se ukumva ntacyo umaze, ibi byose ntabwo ariko bigenda. Kubera ko Imana ibona umutima wawe ndetse izi n'agaciro kawe, imbaraga yagushyizemo zose kugira ngo ubashe kubaho. Ndetse ibi byose nabigaragaje itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo agupfire ku musaraba, apire ibyaha byawe, kugira ngo udakomeza
kubatwa n'ibyaha by'iyi si. Rero ntuzakomeze guhora uvuga ngo nta gaciro ufite, kubera ko uri uw'agaciro imbere y'Imana. Ijambo rya kabiri, Imana niyumva amasengesho yanjye. Iri ni ijambo ukwiye kuba wahagarika cyane cyane. Imana kuvuga ngo ntabwo yumva amasengesho yawe, ibi ngibi rwose uzasanga abantu benshi bakunda kubyizera cyane cyane, bagakunda no kubivuga cyane cyane mu gihe babonye ibyo bapangaga cyangwa se ibyo bari gukora byanze, kubera ko ngo Imana ntabwo yumvisha amasengesho yabo. Kabana nubwo haba hari n'ikindi, iki ngiki twakwita ngo haba hari n'ikindi kintu waba uri gukora, iki nakwita ngo ni kinyoma gikomeye cyane, ukeneye kuba wahagarika kuvuga, kubera ko ukeneye kuba maso ukitondera amagambo uvuga, kubera ko rimwe na rimwe ayabasha gutuma kwa kwizera kwawe kuri mutima wawe kubasha kugabanuka. Bibiliya tubwira ngo nta kwizera birashoboka ko utabasha kunezeza Imana. Udafite kwizera, utizera Imana, birashoboka ko utabasha kunezeza Imana. Iri ni isezerano rikomeye cyane. Nanone urebye muri Zaburi ya 34 tugasoma umurongo wa 17 n'umurongo wa 18, ahangaha waza kubyumva neza ukumva icyo Imana ivuga. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse, kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Akiza abafite imitima ishenjaguwe. Akiza abafite imitima ishenjaguwe. Rero bivuze ngo abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva. Niyo mpamvu nawe rero ntuwongere kujya uvugira ijambo uvuga ngo Uwiteka ntabwo akumva, Yesu ntabwo akumva. Oya, arakumva kuko abakiranutsi Uwiteka arabumva. Byizere ko Imana yitaye ku masengesho yawe, kandi arashaka kugufasha no kugera kuri za nzozi zawe, ku ntego zawe. Ni ingenzi kugira ngo rero ubanze utegereze, wite ku gisubizo Imana iri buguhereze. Kuba ubonye Imana isa nk'aho icecetse, kuba wasabye, ndetse ni ukugira ngo ubashe kumenya yuko Imana ikorera mu gihe cyayo. Wowe ukeneye kugira ngo ubanze usobanukirwe ko rimwe na rimwe Imana hari igihe nayo ujya usaba ikintu ikavuga ngo hoya, cyangwa se ikakubwira ngo tegereza, cyangwa se ibintu ntibigende wenda nk'uko ubishaka, ariko ntabwo ari uko bitakumvishe, kubera ko izi bigukwiriye. Rero hari igihe rimwe na rimwe wowe usaba ibitajyanye no gushaka kwayo, cyangwa se ukaza mu gihe wifuza ibintu mu by'ukuri bisaba ko ugomba kwihangana. Rero ntukajye ujya imbere y'Imana utangire gukomplayininga cyangwa se uburana uvuga cyane ngo Mana ntucyunyumva, ahubwo rekeraho, kubera ko ibyo bizakubuza kwizera bitewe n'ibihurimo. Hari igihe usaba ibintu bitagendanye no gushaka kw'Imana ntusubizwe, cyangwa se ugasaba ibintu bisaba gutegereza, cyangwa se Imana ikanaguhakanira, nabyo birashoboka. Rimwe na rimwe rero, kubera ko ibyo bintu akenshi ukuntu usanga abantu baba bari gusaba ibintu, Imana ikunda kuba yakoresha uburyo bwayo kugira ngo ibashe kugusubiza. Ikindi kintu cya gatatu ukwiye guhagarika kuvuga no gukoresha, ibi bibazo byanjye nta gisubizo bifite. Iri ni irindi jambo ukwiye guhagarika mu buzima bwawe. Ibibazo byanjye nta gisubizo bifite. Yesu yasubije ba bandi babonaga, aba bantu batabonaga ko ibintu bidashoboka, arabasubiza ati nta kidashobokera Imana. Ba bantu bose bavugaga ko ibintu bidashoboka, Yesu arabasubije ngo nta kidashobokera Imana. Ibidashobokera umwana w'umuntu bishobokera Imana, ku Mana birashoboka. Rero muvandimwe, itonde, ntukajye uvuga yuko ibi byose bidashoboka, kuko Imana byose irabishobora. Imana ibasha guhindura amateka, buri kimwe cyose, kabone n'ubwo wowe waba ubona ko bikomeye cyane, kubera ko Bibiliya irimo ingero nyinshi zikwereka ko ibibazo byinshi byasaga nk'aho nta gisubizo bifite, ariko Yesu Kristo akabiha igisubizo, akabiha imbaraga. Dufite ubutumwa bwinshi bugaragaza ibyo Imana yakoze bitagaragaraga nk'aho abantu benshi batizeraga ko bidashoboka, ariko imbaraga z'Imana iyo uzizereyemo, Imana nayo ibasha kuba yagigukorera ibikomeye. Rero ntuzigere ufata igihe cyawe ushaka kugira ngo uvuge amagambo rimwe na rimwe nk'ayo ngayo, cyangwa se utesha Imana agaciro. Buri kimwe cyose kiba mu gihe cyagenwe. Rero Imana izagufungura umuryango aho nta bandi bantu bawuteganya, kuko Imana ikora ibikomeye cyane aho nta n'umwe ubiteganya. Igira inzira nyinshi. Iyo usomye mu Mubwiriza ibice 11 umurongo wa 5, Imana izakubwira ko ikora mu buryo bwinshi butandukanye, ku buryo utabasha kumenya, nk'uko utazi aho amagufa y'umwana utwitwe mu nda ava.
uko utazi aho amagufa ava nako utazi uko inzira z'Imana zikora. Ukuza umwana bamutwita agakurira mu nda, ibice byose bigakura mu nda kandi wowe ubwawe utazi aho biva. Isi yo hanze ntibikora, bigakorerwa mu nda nabwo utamenya aho biva. Ibyo byose n'ubushobozi bw'Imana. Ibyo bikwereka ko kwizera Imana nta kibazo na kimwe mu gihe wizeye Imana muri iyi si Imana itabasha kuba yakemura cyangwa se ngo iguhereze igisubizo cyacyo. Nta na kimwe. Byose biri munsi y'ibyo yaremye. Ikindi kintu cya kane ni ukujya urahira ku Mana uvuga ngo Mana ndarahira ibi sinzongera kubikora. Iri ni ijambo kenshi uzabona abantu benshi bakunda gukoresha, ngo ibi Mana sinzongera kubikora. Uzasanga abantu benshi mu by'ukuri bakunda kugira uyu kurahira cyane n'uyu muco wo kuvuga iri jambo, ariko mu by'ukuri ugasanga mu by'ukuri bari kurahira ko batazongera gukora iri kosa. Wenda wari gukora iri kosa ukarahira imbere y'Imana ugatakamba ukarahira ukavuga ngo suzongera kubikora rwose. Yewe rimwe na rimwe imyitwarire rero iyo ubirebye neza ubisoma, iyo tubisomye neza turasoma hano muri Matayo ibice byaho, tubisomye neza turasoma muri Matayo ibice 5 umurongo wa 33 kugeza ku murongo wa 37. Haratubwira ati kandi mwumvishe ko abakera babwiwe ngo ntukarahire ibinyoma, ahubwo uzakorera umwami Imana ibyo wayirahiye. Ariko njyeweho ndababwira kutarahira rwose naho ryaba ijuru kuko ari ryo ntebe y'Imana, cyangwa isi kuko ariyo ntebe y'ibirenge byayo, cyangwa i Yerusalemu kuko ari ururembo rw'umwami ukomeye. Kandi ntuzarahire umutwe wawe kuko utabasha kweza agasatsi kawe kamwe, cyangwa ngo ukirabuze, ahubwo ijambo ryanyu ribe yeye oya oya, bibe yego yego cyangwa se oya. Ibirenze ibyo bituruka ku mubi. Aha nibitubwira neza ko kurahira ntabwo ari ngombwa kujya imbere ukarahira ngo Mana ndarahira sinzongera gukora ibi ngibi. Ujya kurahira imbere y'Imana, oya, ibyo wibikora wirahira, kuko ejo bundi urongera ukabisubiramo, ejo bundi ukongera. Kandi Uwiteka arakubwira ngo kabone nubwo byabimeze gute, Yesu Kristo arababwiye ngo ntabwo ari ngombwa kurahira, ahubwo kimwe mu bintu wakabaye ukora wirahira uvuga ngo wowe ubwawe Mana ndabiretse, ndabihagaritse, ngiye kukubwira ahubwo indi alternative cyangwa se ukundi kuntu wakabaye ubikora bikaba byiza kuruta uko wakabaye ujya hariya ugashaka kurahira. Biriya bintu byo kurahira binyine ntabwo ari byiza, ugomba kubimenya, kuko ngo ntabwo biva ku Mana, biva ku mubi. Rero nkatwe nka human beings cyangwa se nk'abantu, twebwe dukora amakosa menshi. Urebye mu buzima bwacu turiho usanga dukora amakosa menshi. Rimwe na rimwe rero gukora amasezerano ukoresheje izina ry'Imana ntabwo aba ari ibintu byiza, cyane cyane mu bintu bitari seriye. Aho rero guhora urahira mu mazina y'Imana, cyane cyane uvuga ngo ntabwo uzongera kubikora, Mana ndarahira ntabwo uzongera kubikora mu izina ryawe, biriya wakabaye bireka. Wakabaye urahira mu izina ry'Imana. Niba wajyaga unarahira ngo ukuri kw'Imana, uvuga biriya bintu njya mbona abantu benshi mukona kuvuga ngo ni ukuri kw'Imana muri gukora amakosa, nyamuneka mwitondere kurahira muri kurakuru, kuko muba muri gukora amakosa akomeye cyane. Uri kurahira ibintu mu makosa, uri kurahira ibintu kandi ejo bundi uri ubisubiremo, cyangwa se uri kurahira ibintu uzi ko atari byo. Nyamuneka ibintu mubizibukire kubera ko ntabwo ari byo. Ahubwo kuvuga gutyo wakabaye uvuga ngo ukajya imbere y'Imana ukavuga ngo Mana mfasha kugira ngo ndwane n'iki kigeragezo tsindishirize iki kigeragezo kugira ngo ntazagisubira mu kundi. Wakabaye ariko usaba Imana ukayisaba ubufasha bwo kureka ibyo bintu, ukayisaba ubufasha bwo kugira ngo uhagarike ibyo bintu. Wowe ubwawe kwiyemeza urahira imbere y'Imana kandi ubizi neza ko wowe ubwawe ntabwo wabyishoboza. Kugira ngo ubishobore ibyo byose usaba Imana gusa. Niyo mpamvu ugomba kujya usaba Imana, aho kujya hari ukarahira uvuga ati Mana ndakurahiriye imbere rwose ibi ngibi ntabwo nzasubira, cyangwa se ukarara mu izina ry'Imana mu binyoma. Njya mbona benshi mubikora ibi. Rero ndakugira inama y'uko ahubwo uzajya usaba Imana ubufasha, ugasaba Umwuka Wera kugira ngo agufashe kureka ibyo bigeragezo urimo byose, kuko niwe ubashisha byose. Nakubwiye ko nta kimana idashobora. Ibidashobokera abana b'abantu Imana irabishobora. Kuki ushaka kurahira ibintu ubwawe wumva kuri bubyishoboze kandi bidashoboka? Wowe ubwawe nta kintu wakishoboza. Saba Imana ibashe kugushoboza, ibashe kuguha imbaraga, kandi ibyo byose bishobokera bizera. Ko Yesu Kristo yavuze ibyo byose bishobokera bizera.
Kiri kintu cya gatanu, handi magambo ya gatanu utazongera kuvuga, ni ukuvuga ngo ubu butayu ndimo ntibuzancirana, cyangwa se ibigeragezo ndimo ntibizarangira. Rimwe na rimwe uzasanga abantu benshi bari kuvuga aya magambo bavuga ko ibigeragezo barimo bitazigira birangira, cyangwa se ubutayu barimo butazarangira. Birashoboka ko waba waravuze ijambo rimwe mu buzima bwawe, cyangwa se uvuga ngo ibi bintu ndimo ntibizarangira, ariko rimwe na rimwe hari igihe nyine urubyumva, ndabyumva situation, hari igihe ucamo mu buzima bwawe ibitoroshye, rimwe na rimwe ugaca mu bibazo ubona bisa nkaho bitari burangire, intambara ubona zitari burangire, ibibazo bikomeza kugenda byisubiramo, ariko hanyuma nyuma yuko ubisoje, cyangwa se nyuma yuko usoje kimwe ukabona haje ikindi, kabone n'ubwo uri kubibona gutyo, mbere na mbere ugomba kwitonda, kuko cyane cyane uvuze aya magambo uvuga ko ibyo bibazo urimo bitazarangira. Nakubwiye ko akanwa k'umuntu gafite imbaraga, akanwa k'umuntu gafite imbaraga zikomeye cyane. Mujya mubona mu rukiko uburyo umuntu bamufunga mu buryo bworoshye, uburyo ijambo urukiko rubivuga bigahita birangira, umucamanza avuga ijambo bigahita birangira, cyangwa se rimwe na rimwe muzi abantu benshi bagiye bazira amagambo yabo. Ubwo ni uburyo buri fiziko, ariko nkubwira ko amagambo yawe uko uyakoresha usaba Imana, uko uyakoresha winginga usaba Imana, usaba umugisha, uko ujya ubwira abantu neza ukabona abantu baragukunze barakwishimiye. Mu bundi buryo rero, niyo uvuze amagambo ari negative, ari amagambo mabi, nayo akurura izindi mbaraga ziri negative kugira ngo zitangire kuba zakwiba icyizere mu buzima bwawe. Kwizera Imana nabwo bikagenda, cyane cyane bikarushaho gutuma noneho bya bibazo byawe n'ubundi bitazigera birangira, kubera ko ubwawe uri kubikonfirima, uri kubyemeza. Iyo ni confirmation, ubwawe uvuga ngo ibyo ntibizarangira, nyine ubwawe uri kubyiyemerera. Rero kugira ngo uri guhereza umwanzi pass, uri kumuhereza uburenganzira bwo kugira ngo ubuzima bwawe bugumane, rero nyamuneka komeza ubuzima bwawe, ahubwo ureke gukoresha izi mvugo ntibazikoreshaga kugira ngo udahora uri gufungura umwanzi arushaho kukwigarurira. Ibuka ko isezerano twahawe iri sezerano riri hano muri Zaburi ya 34 havuga ngo maze abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, abakiza ibibi byabo nyine yaragiye arabatabara. Uko bari bananiwe, bari baremerewe, bari bari mu bigeragezo bikomeye cyane, maze uko batatse Uwiteka aza kubumva. Ibi rero nawe niko bigomba kumera. Abakiranutsi baratatse Uwiteka arabumva, bakiza amakuba n'ibyago byabo byose. Nawe rero Uwiteka yagutabara mu byo waba urimo byose, kabone n'ubwo waba ubona we bisa nkaho bitarangira. Ntuzajye uvuga aya confirmation, aya masezerano yo kwiyemerera ibintu mu buzima bwawe, ahubwo we guma mu masezerano y'Uwiteka. Kandi murabizi yuko anabitubwira muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 yatubwira ati Imana izi neza ibyiza abagirira, ntabwo nta mahoro si bibi, ahubwo ubwo tuzi ko ari byiza natwe tuguma muri ayo masezerano. Ahubwo wowe ukajya uwivugaho, utangira ivugaho amagambo y'ubuhanuzi kuri uvuga ngo uyu munsi ndizeye Uwiteka azangira neza, uyu munsi ndizeye ko ibyiza biri imbere kandi Uwiteka ari kumwe nanjye, urugamba ndibuze kuruvamo mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Ndashobojwe ubwo ndi kumwe na Yesu, ntacyo nzaba. Nk'uko Dawidi yagiye yajyaga guhangana n'amadubu mu ishyamba, cyangwa se igihe yahanganaga na Goliyati yagiraga ati nubwo nanyura mu gikombe cy'urupfu ntabwo nzatinya, kuko ndi kumwe n'Uwiteka, kuko ndi kumwe na Yesu. Ibi byose byatumye atsinda, byatumye anesha. Nawe mu gihe uciye mu bibazo nk'ibyo ngibyo, tangira uvuge amagambo yemeza ibyiza ku buzima bwawe, amagambo meza avuga ayo confirmation. Ureke ayo magambo mabi, kandi ntabwo ari we kugusa, nawe ureke kuyavuga no ku bandi bantu. Nabibabwiye mu gitabo cy'Imigani ibice 18 umurongo wa 21 ko ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, kandi abarukunda bazatungwa n'imbuto zarwo y'ibyo bakora. Nawe rero itondere kujya ukoresha amagambo nk'aya ngaya, kuko akwangiriza ubuzima. Rero iyo utangiye kujya uvuga amagambo y'ubuhanuzi ku buzima bwawe, bivugaho ibyiza, ukoresha umunwa wawe kandi ajyanye no gushaka kw'Imana, wizeye Imana kandi uhanye n'ibyaha byawe, aya yose araguhama akugumaho, bya bibazo byawe bikarangira. Birashoboka ko bitarita birangira ku kanya, cyangwa se igihe uri kubona ku kanya imbere, ariko eventually nyuma bizarangira birangiye, kuko Imana ikora mu gihe cyayo. Ndetse irindi jambo rya gatandatu ukwiye kuba wahagarika kuvuga, ni ukuvuga ngo ibyiza nakabaye ndeka ibintu byose nkabivamo, nkaba nabihagarika. Iri ni ijambo ukwiye kuba wareka gukoresha. Ibyiza nakabaye ndeka buri kimwe cyose, cyangwa se nkava ku bintu, I better give up on everything, nkareka buri kimwe cyose.
rero iri ni ijambo muri rusange uzakunda kubona iyo abantu bumva badakwiriye kuba bakomeza cyangwa se urugamba bari gucamo rukomeye guhatana byanze cyangwa se bari kubona nta hazaza hari. Akenshi hari igihe byaba ari ku nzozi zawe, yaba ari kuri mariage yawe, rimwe na rimwe mu rugo muri mariage yawe, yaba ari amahirwe yo kugerageza kukazara umuntu warapurayinze akazi akapurayinga ariko akagera akavuga ati ibyiza noneho reka mve ku bintu ndabona ibintu atari ibyanjye. Yaba ari kugerageza mu rugo muri mariage, yaba ari ukugerageza ku nzozi zawe, yaba ari ibintu byinshi mu by'ukuri biri buza gutuma ugerageza gusanga ubwawe wumva uvuga iri jambo. Ariko nk'uko mbikubwiye cyangwa se ukabona bimwe mu bintu uri kugerageza ukumva usa nkaho ugiye kuva ku izima. Njya bibona ku bantu bagerageza gushaka amapermi, biga, abakora cyangwa se biga mu mashuri bisanzwe, abagerageza ubucuruzi, abagerageza ibindi bintu byinshi bitandukanye. Niyo mpamvu rero iri jambo ni ijambo ukwiye kuba warekera kuhavugisha. Uburyo bwiza rero bwo kwatangira kureka iri jambo nanone turamutse turebye mu masezerano y'Imana ibasha kuba yaduhereza, hari interuro ibasha kuba yatubwira ndetse ko akenshi mu buzima bwacu turebye kuri bwa buhanuzi niri kubabwira, ubuzima bwacu akenshi Imana ibwitayo kandi Imana irakubwira iti, iyo urebye hano ugasoma hano muri Yesuwa wa mbere ibice 9 wumve neza ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira. Yesuwa wa mbere ibice 9, mbese sinjye ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Umvisha amagambo ukwiriye kuba yaguhumuriza mu byo ukora byose. Mbese sinjye ubigutegetse, nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Rero aho uzajya hose cyangwa se ibyo uzakora byose Imana irakubwira ngo iri kumwe nawe, iragukomeje, ntukuke umutima, kuko njya mbabwira ko umwuka w'ubwoba ntabwo ari Imana igutanga, mu mwuka uva kuri sekibi. Rero Imana ihora iteka ikubwira ngo ntukuke umutima, don't be afraid, wigira ubwoba, don't be scared, wigira ubwoba, witinya hari imbere, wihatinya, wikuka umutima, wihangayika. Iryo ni ihumure. Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo umwami wacu iteka barakubwira ngo witinya, ndi kumwe nawe, aho uzajya nzaba ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu rero mu gihe aho uzaba, ibyo uzaba urimo byose, yaba ari ibyo bibazo, shima Uwiteka kandi umwizereremo, wizere ko ibyo byose azabishoboza kandi ari we hanyuma na hanyuma. Yaba uyu munsi yaba ubona ibintu byakurenganye, ndakubwiye ngo uyu munsi nkuzaniye kugira ngo uyu munsi ijambo rigukora ku mutima, kuko Imana iri kuvugana nawe. Birashoboka ko wajyaga wibaza ese ubundi Imana turavugana gute, bigaca muri video uri kureba gutya Imana ikaba iri kukubwira, ariko urabizi iyi video ntabwo simbiza abantu muri buza kuyibona, ariko ubutumwa kubayibonye kubashe kuyibona bwaba ari ubutumwa bwawe. Imana iri kukubwira ati aho uzajya niho nzajyana nawe. Wowe icyo usabwa ni ukureka ibyo wari urimo by'ibyaha bindi cyangwa se wacumuraga, kuko buri munsi mpora mbibutsa, yewe waba ukiranuka muhora mwibutsa ko ukwiye kwihana. Ndabizi abantu iyo turi ku isi tubona n'ibintu byinshi bicamo ari byinshi ariko bicumuza umuntu. Niyo mpamvu ugomba guhora uri tayari. Yewe winjira mu modoka, wasohoka iwawe, wajya he uvugana n'umuntu, ucunga neza amagambo uvuga, ugakaraga ururimi rwawe kabiri imbere na mbere imbere y'amagambo yose uvuga, ukareba niba neza nta jambo uvuze rishiye kuba ryaba ritari ryiza cyangwa se ritagendanye no gushaka kw'Imana. Niyo mpamvu rero ugomba gukontorora ubuzima bwawe, ukabaho ubuzima bwo kwizera kandi wihangana, kandi ikindi naho utabona inzira ukaba icyizere cyawe cyose ugihaye mu Mana, kugira ngo ubizi neza ko ibintu byawe byose bizakunda. Kabone nubwo abandi bantu bakubwira ngo ntibizakunda, kuko ibyo nayo barabimubwiye, baramubwira ati va ku Mana, babona yarazahaye, ibintu byose yarabyambuwe, umwana Satani yarabitwaye amuteza n'uburwayi. Ibaze rero nawe nkurikije ibyo uri gucamo, ushobora uri guca mu bintu byinshi ukaba uri kuvuga ngo ibyiza nakabaye mva ku bintu, ibyiza nakabaye ndekera. Oh no, wirekera, guma wizeye Imana. Iri ni ijambo rya 7 rero. Uyu munsi rero ijambo rya 7 nakubwira uzahagarika kuvuga, ni ukuvuga ngo uyu munsi nta kintu mfite, nta n'imyambaro mfite yo kuba nakambara kugira ngo nsohoke cyangwa se ngira ahandi hantu njya. Rimwe na rimwe uzasanga ni amagambo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ubu nta kintu mfite, yewe nta kintu mfite, cyangwa se ukabona ari kuvuga ngo nta n'imyambaro mfite yo kwambara. Ibi ni ijambo kenshi ukeneye kuba wahagarika kuvuga. Abantu benshi ukunda kurivuga kandi mu by'ukuri ntabwo bikwiriye. Uzabona inshuro nyinshi uzavuga iri jambo, hari igihe wenda uzaba ugiye nko
wenda ugiye gusura abantu, cyangwa se wenda ugiye mu bukwe ahantu, cyangwa se ugiye ugiye mu isabukuru y'umuntu, cyangwa se wenda wareba no mu myambaro yawe ufite cyangwa se irimo na myinshi ugatangira kuvuga ngo ntacyo ufite cyo kwambara, cyangwa se hari n'igihe wabona n'undi muntu nta myambaro afite, nawe wenda byari ngombwa kumuhereza imyambaro, nk'uko Uwiteka avuga ngo nubona ufite imyambaro ukabona utayifite umuha iyo myambaro, ugatangira kuvuga ngo nta myambaro mfite yo gutanga, wenda ari utwiza ubona nyine nawe utatanga, kandi arashaka ko utwo twiza ari two utanga. Rero kimwe mu bintu bya mbere ugomba kwamenya ni uko utavuga gutyo, uvuge ngo nyine ngo nta myambaro ufite, kubera ko Imana agiye itubwira ko tugomba gushimira mu byo dufite byose, kuko Yesu Kristo atwigisha neza. Iyo turebye mu gitabo cya Matayo ibice 6, ahangaha Yesu Kristo wumva ukuntu umwarimu mwiza aratubwira ati none se ikibahangayikisha ikibaganyisha imyambaro ni iki? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu. Ibi rero mbikubwire hano kugira ngo nkubwire gutya. Rero hari igihe ufite ibibazo byinshi, ufite n'ibyo bibazo by'imyambaro, ufite n'ibyo bibazo byinshi n'ibyo kurya byose, nk'uko n'ubundi muzi neza n'ibyo bintu byose n'ibyo kurya igihe uvuga ngo ntabyo ufite, ariko Imana yo kubereka izi bitunga abantu, izi bigukwiriye, izi nibyo byose, izi n'imyambaro ko nayo uzayibona. Ndabizi n'iki kijya kiba ikigeragezo ku bantu benshi, bakabura imyambaro, bakabura ibyo kwambara, bakabura ibyo bintu byose, bikabura nyine ibyo byose. Rero Imana irakubwira ko Imana ibizi neza ngo niki kibaganyisha ku by'imyambaro. Kuri ibyo byose Imana irakubwira ko udakwiye guhangayikira imyenda, cyangwa se ngo uhangayikire material possession, imitungo iyisanzwe abantu batunga yo ku isi, iyirangira nyine, iyimungwa nyine ikarangira. Ibi kubera ko byose Imana nayo irabitanga, nayo Imana irabitanga. Yewe ari ubwo butunzi nabwo Imana irabufite, irabuguhereza. Kandi kuba rero kuba uyu munsi uri kuvuga ngo ntacyo kuba ufite cyo kwambara, bikarangira ari amagambo uri kuvuga, cyangwa se ibi byose uba uvuga, ibi byose ntugire ngo ntabwo ari uko Imana itabifite, cyangwa se nuko itakwitayeho, kuko hari n'ababa bafite imyenda bakavuga ko ntabyo bafite, ariko umunsi uzatangira kuvuga ibi ngibi cyangwa se kuvuga ayo ngayo, ahubwo uzabireka icyizere cyawe ugishyire mu Mana, kubera ko hari igihe uvuga ngo izere Imana, ugasanga nyine hari umuntu ubuzima bwasharira, arambwira ngo kwizera Imana nyine ubuzima bwaramushaririye, rimwe na rimwe bigamuteza kuba yavuga nabi, cyangwa se akavuga andi magambo adakwiriye. Aba ntibajye babura. Ariko icyo nakubwira ni uko kwizera Imana, nta wizeye Imana wikoreye amaboko. Ibi nibyo nkubwiye. Hari igihe ubuzima bwanga, cyangwa se icyo bisaba akaba ari ukwizera. Kandi ndakubwira neza ku bantu benshi uzi bakomeye bose, abantu benshi uzi bakomeye bose bagiriwe neza n'Imana, bose Imana yabagiriye neza, kandi bose hari ikigeragezo babasha gucamo mbere na mbere, bigasaba ko neza bagira uko kwizera kugumaho. Rero ibyo ugomba kuba wabimenya. Irindi jambo rya munani ukwiye kubahagarika ni ukuvuga ngo Imana none iki cyaha ntizakimbabarira, Imana none ntabwo izambabarira. Nimwe mu ijambo ukwiye guhagarika ni iri ngiri. Uzasanga rero abantu benshi hari igihe ntigeze no kubona umuntu navuga ngo iki cyaha nakoze rwose nararengera, Imana ntabwo izambabarira. Namwe birashoboka ko waba umuzi, cyangwa se nawe ubwawe urimo ukabona ko Imana itakubabarira, umaze gukabya, uhora wihana, cyangwa se ibyo ukora bimaze kuba inshuro nyinshi. Ariko ikihari ni uko nguko, niba witeguye kubabarira abandi, nawe Imana izakubabarira. Igihari rero ni iki ngiki, kubabarira ugomba kubitekereza muri ubu buryo, kubera ko abantu benshi bizera ko ibyaha byabo biba ari byinshi kuruta wenda imbabazi z'Imana itanga. Ariko ikintu ugomba kumenya ko imbabazi ziruta n'ibyo byaha. Imbabazi Imana ikunda, imbabazi itanga n'urukundo Imana itanga rurenze n'ibyo byaha byawe uba wakoze burya. Rero Imana icyo ikidashaka ni uko ukomeza kumva ko itababarira, kuko Imana irababarira. Yewe n'aba bantu wowe wumva utababarira, Imana irababarira. Wenda ufite impamvu zawe ziri personnel, wenda kumva ugigiye no kumva wikoreye umutwaro ukomeza kuyikorera. Ndabizi baraguhemukiye, bagukora ibi byangwa n'amaso yawe, baguhemukira bikomeye, ariko menya ko Imana n'abo bantu irababarira. Niyo mpamvu nawe ikubwira ngo bababarire. Rero mu buzima bwawe ukeneye guhagarika kuvuga ngo reba Mana Nyagasani, ibintu nkoze birakomeye cyane. Nk'uko tubirebye muri Yohana wa mbere igice cya mbere umurongo wa 9 haravuga ngo ariko nitwa turi ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi ikiranuka kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Rero Imana ubwo
irakiranukayo, rero ibasha kuba yadukizaho ku gukiranirwa kose, unrighteousness. Ibyo byose basha kubidukuraho iyo tubashe kwihana. Rero uzahagarike ko bakoresha iryo jambo ryo kuvuga Imana ntiyakubabarira. Why not? Imana irakubabarira kuko urukundo rwayo rusumbiza inyanja n'isi byose ubona byose, ntabwo rugira urugero. Rero icyaha cyose waba wakoze Imana ibasha kukubabarira, kandi kwihana ni igihe muri make witeguye kuba wahindukira, kutongera gusubira muri ibyo bintu. Kwihana ni uguhinduka, ni ukureka, kandi ni ukudasubira. Ibyo rero nujya wihana ujye ufata kano kantu umenye ko ntabwo ndi busubire, kugira ngo imbabazi z'Imana, kandi wizere ko amaraso ya Yesu Kristo ari buze kukozaho ibyo byaha byose, nk'uko kera byahoze mbere ya Yesu ataraza mu isezerano rya kera, ariko aziye amaraso yaje kutwezaho twese kugira ngo tubashe gukira. Irindi jambo rya 9 ukwiye guhagarika ni ukuvuga ngo Imana ifite abandi bantu ikunda cyane, cyangwa se abantu itonesha, ngo God has his favorites. Abantu bakunda kuba bakoresha iri jambo, Imana igira abantu ikunda cyane. Imana rero ibintu ugomba kumenya, Imana abantu igira ikunda cyane ni abantu bose, nawe urimo, yewe nubwo ucumura cyangwa se ukora ibyo bintu byose, cyangwa se ubona ubuzima burutanwa. Merutse kubona umuntu kuri izi mbuga nkoranyambaga avuga ngo yaba Imana idukunda twese twakabaye dukize twese, cyangwa se Imana yaba idukunda twese yakabaye twese tumeze kimwe. Ariko ukirengagiza ko burya Imana ireba twebwe kuturusha, ni nayo mpamvu ikora ibirenze, ndetse cyangwa se hari byinshi ubona mu buzima bwawe bikaba mu buryo burenze wowe uko wabasha kubitekereza. Hari n'ukuntu ikemura ibibazo mu buzima bwawe birenze uko wowe wabasha kuba wabibona. Impamvu mbikubwiriye hano, impamvu ibi byose byaje mu buzima bwacu byatewe n'icyaha ikiremwamuntu cyakoze guturuka kuri Adam and Eve, kuko Imana iri mu muntu yabaremye baguye neza, bameze neza, bayisuzuguye icyaha kiba kigeze mu isi gitera imiruho. Ibyo bintu byose rimwe na rimwe nyine kubera ko abantu batarasomye ntibabasha kubimenya, ariko byibuze wenda hari n'ababyumva, namwe mumfashe kujya mubabwiriza aho hanze, abo muzajya mugira naho mugeze hose. Aho ibyo bizeye rero Imana kubera rwa rukundo rwacu, rwa rukundo yari dufite kuri twebwe, idukunda ukuntu idukunda twebwe ubwacu. Imana yabonye ko turayicumuye, tuvuye mu bwiza bwayo, mu by'ukuri tuyicumuyeho cyane, ibona ko rero ntabwo yaturekera aho ngaho. Iravuga ngo ubu bwoko bwanjye ntabwo nkwiye kubureka, ihitamo kuzana umwana wayo kugira ngo aze kuducungura noneho ya miruho, bya byaha byacu, kugira ngo tuzafesinge na wa mujinya wayo, kuko icyo gihe twari tugomba kuzahabwa umujinya wayo kubera ko twe twavuye mu bwiza bwayo, ndetse imiruho itangira kwinjira muri isi. Umwami Yesu Kristo aza kutubatura. Ibyo rero mbikubwire gutya, Imana ikunda abantu bose kubera ko byatumye umwana, kuko urukundo yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana wayo ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, umwizera wese. Ibi rero bikubwira ko wizera umwana w'Imana we Yesu Kristo, wowe wese azahabwa ubugingo buhoraho, kuko Imana yakunze abari mu isi bose, ntawe uri uyu munsi. Bikwereka urukundo Imana, ibyo biri muri Yohana 3:16. Ibi rero ugomba kuba wabimenya, ukabasha kubimenya ko ntabwo kubera ko uyu munsi uri kubona utari guhirwa, cyangwa se ibintu biri kugenda nabi mu buzima bwawe, ukabona abandi bantu bagenda neza, ibintu byabo biri kugenda neza, ngo utangire gutekereza ko hari abantu Imana yatonesheje cyangwa se yahaye umugisha kuruta abandi. Menya ko wihariye ku giti cyawe, yewe kabone nubwo mwaba muri imanga ntabwo mwahuza ingero. Ibyo ni ibintu ukwiye kubamenya, kabone nubwo mwameze gute, kubera ko Bibiliya iravuga ngo Imana nta muntu n'umwe ishyira hejuru kuruta abandi, kuko twese dukunda kimwe. Birashoboka ko wari buze gukomplayininga mu biki n'ibiki, ariko komplayininze nubwo wareba mu gihe cya Bibiliya, hari impamvu Ababiliya batakiriho uyu munsi, wo ukaba ukiriho uyu munsi. Ibyo bintu rero kuba uyu munsi uriho nabyo ni ibintu bikomeye cyane, kandi nkubwira ko impamvu Imana igukunda ikubwira ko neza muri Yeremiya nari nahababwiye, Yeremiya 29:11 ngo erega ibyo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbareme mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka avuga, kandi muzanyambaza muzagenda mu nsenge nanjye nzabumvira.
muzanshaka mumbone nimunshakana n'umutima wanyu wose. Ibi rero ni ijambo ry'Imana, ubwo ni Yeremiya yangeza kuri 13 guhera ku murongo wa 11 kugeza kuri 13. Kandi nimunshakana umutima wanyu wose muzambona, nimunyambaza icyo muzansaba nzakibaha, byose nzabumbira. Ibaze rero kode niyo yo kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwawe bwiza. Dore kode ngiyo, dore ibanga niryo, dore password ngiyo ndayiguhaye. Nta kindi kintu kizatuma ubuzima bwawe burushaho neza, kuko umugambi Imana ifite ku buzima bwacu ni ukuduha imigisha mu buzima bwacu. Kandi ikindi, nk'uko nanone irema isi ikarema inyanja, muze gusoma mu gitabo cy'Itangiriro muraza kubisangamo ngo yahaye umugisha ibiremwa byose, ageze no ku bantu abaha umugisha, aravuga ngo muzagende mwororoke mwuzure isi. Imana nyine ibivuga bivuze ngo umugambi wayo kuva ikirema abantu ikidushyira ku isi. Muze kubisoma mu Itangiriro mujye mu biranditse birimo ibyo mbabwira, birimo ibwira ibyanditswe byose irabirema, ariko umuntu imuha n'umugisha nibyo byose byaremwe ibimugisha. Ikirenze ibyo noneho umuntu inamuha ubutware bwo kugira ngo ayobore ibindi byose byari biri mu isi. Ibi rero mbikubwire kubera ko Imana ifite umugambi wo kugira ngo ihereze umugisha buri umwe wese. Rero kugira ngo ubone umugisha, njya mbabibabwira byinshi ku bankurikira kuri YouTube channel, kugira ngo bimwe mu bizaguhesha umugisha cyangwa se bizatuma ubona umugisha, hari ibintu nyine kubabarira, kureka no gushaka Imana n'umutima wawe wose. Dore password ndayibahaye muri Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 13. Wumvishe password guhera kuri 11 kugeza kuri 13, wumvishe password izatuma Uwiteka abasha kugumva umushaka n'umutima wawe wose umwishyiremo. Irindi jambo ryacu muzahagarika kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo niteguye kuzuza umuhamagaro w'Imana, ntabwo niteguye gukorera Imana, ntabwo ndaba tayari kabisa. Ibyo bintu ni ijambo ukwiye kubahagarika. Iyi nero mu by'ukuri uzayumva ku bantu benshi bakiriye amahirwe wenda kuba bavuga ubutumwa bwiza mu rusengero, bavuga ubutumwa bwiza mu bantu cyangwa se ahandi hantu bari kubwirizwa, yaba mu rusengero ukabwirizwa kuko ukwiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nawe uyu munsi ushaka kuba ari kukubwira ngo ugende ubwiriza ubutumwa bwiza mu bantu benshi batandukanye, ugatangira kubatisa ko ntaraba tayari, ko ibintu bitaracamo neza, ko ntarabona amafaranga. Hari nawe mbwira ngo mugende mufashe abantu, ukagira ngo gufasha ngo nubwo ufite ibintu byinshi. Nibyo wariyo wabifasha umuntu mugasangira kuri ibyo bicyo ufite, ubuzima bw'umuntu bugahinduka. Icyo nkubwira hano, gukorera Imana ntabwo bisaba ibindi bintu. Uzabona kuba abantu uyu munsi bakeneye ngo kugira ngo bamere neza kugira ngo bakorere Imana, kandi ntabwo ariko bimera. Niba uri kunkurikira uyu munsi aho uri hose, hitamo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndakeka ushobora kuba warumvisha intero rivuga ngo Imana ntabwo ihitamo abashoboye, ahubwo ishoboza abo yahisemo. Ndetse rero bavandimwe, uku niko kuri nkubwiye uyu munsi, yaba no muri Bibiliya yose Imana yaduhisemo mbere yuko twebwe ubwacu tuvuka. Iraduhamagara twese kugira ngo tuzakore umurimo wayo. Yari ituzi mu nda ya mama, nk'uko ibyanditse bibivuga muri Yeremiya wa mbere ibice 5. Iravuga ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibi rero nshuti yanjye uri kunyumva, Imana yakuremye yakumenye itarakurema. Wowe uri kunyumva uyu munsi, igushyira kuzaba umuhanuzi. Uri kunyumva, wigisha abandi bantu, ubavuge byiza. Nakubwiye ko akanwa kawe gafite ubushobozi bwo guhesha abandi umugisha kandi no kuzana ubuzima kagakiza, kuko na Yesu Kristo abitubwira muri Mariko ko yaduhaye ubutware bwo gukandagira imbaraga z'umwanzi zose, kandi adusigira ubutware bwose yari afite byose nabwo yarabuduhaye muri we. Ibi byose tubasha gukiza uburwayi byose, biriya byose muri Yesu Kristo byose turabihabwa. Ikibisaba rero, shaka Yesu Kristo n'umutima wawe wose, kandi wihane n'ibyo byaha byawe byose. Uteka azabana nawe. Imana iguha umugisha. Ntugende muri commentaire utaduhaye ubuhamya bwawe, kandi ushyiremo n'ishimwe ry'Uwiteka. Imana iguha umugisha.